dukotera mu majyepfo twumve ambiance mood ihari rwose muri aya masaha ku isaha 4 n'igice twumve ibiri Ihuye. Eric Ndagijimana waramutse? Waramutse neza Ruvuyanga. Aho ngaho Ihuye mwaramutse mute? Twaramutse neza uramutse urebye akazuba kavuye ndetse ariko ubu ngubu ikirere gisa nkaho kirimo guhinduka yenda mu masaha ari buze kuza akavura gashobora kugwa gusa ariko uramutse urebye ku masura y'abantu ameze neza bari tayari umukino wa South Africa ndetse n'Amavubi bawutegeranyije amatsiko menshi cyane. Nizere ko Ihuye guturuka za Nyanza uzihuye harambutiyaje polisi yo mu muhanda ifite akazi kenshi nizere ko abantu barimo kuza aho ngaho Ihuye rwose bahagana. Guhera mu gitondo ambutiyaje rero ni nyinshi muri uyu mujyi wahuye ndetse no muri iyi mijyi ubwo muri utu turere bagiye baturanye yaba ari Nyamagabe za Nyanza ariko nayiko nkaho mpagaze hano muri gare ya Huye abantu ni benshi cyane biragaragara yuko anytime umukino uraza kwitabirwa. Abantu muri kumwe rero nizere ko bafite morale turayitegereje kuza kumva imigo n'imigambi bafite nk'abakunza w'Amavubi gahunda bafite uyu munsi iteye gute bafata umwanya minota nk'itatu baganiriza. Yego nibyo abo ndi kumwe nabo uramutse barebye ku maso bameze neza cyane barakubwira ko bari tayari kuri match y'Amavubi ariko icyerekeranye no kuvuga ngo reka tuze kuba twatega byinshi ku ikipe yacu yo biragoye cyane bakubwira yuko icyo bategereje bifuza yuko baza kubyina umukino urangiye ariko ku maso no ku mvugo yabo reka tubare ibyo tugarukaho muri rusange uratangira unyibwira umbwire n'impamvu noneho ufite nk'icyo cyizere yuko no munsi Amavubi agiye gukina umukino wa mbere na Afrika y'Epfo bwa mbere mu mateka ufite icyizere ko bari buze gutsinda. Witwa? Urakoze cyane nitwa niyo mwungere Jean Felix. Icyizere ufite cy'Amavubi urabona ryari uyu munsi cyangwa ntajyane? South Africa ndayitsinda. Urayitsindisha iki sasa rero? South Africa ukurikije abakinnyi ifite yazanye nta kidasanzwe nta bapro ifite n'abantu nararebye nsanga abantu bagera ku 8 bose 8 cyangwa 9 bose bakina muri shampiyona ya Afrika y'Epfo. Usibye umwataka umwe ukina muri Kaizer Chiefs abandi 7 bakina muri Mamelodi n'uriya muhungu ukina muri Yarahiri bariya ntabwo badukanga aba bana bacu urabona ko bari kubizamo Amavubi atandukanye nayo wari usanzwe ubona. South Africa ntabwo iducika hanga. Ni bingahe? Kibe kimwe ku busa bibe 2-1 icyonzi cyo nuko itagomba kuva hanga. Nindi urigitsinda? Twebwe dukina nka team. Nashaka bari umudefenseur cyangwa umuzamu Amavubi agomba gutsinda uyu munsi nabo ubwabo barabizi ko bafite inshingano zo kugerageza kugarura icyizere abanyarwanda. Urakoze cyane nawe unyegere tuganire ubundi ufite ikihe cyizere ko Amavubi ari buze gutsinda South Africa? Murakoze cyane nitwa Munyampundu Bernard alias Mangumangu. Icyo jewe mbona nuko umutoza n'abamwungirije n'ikipe muri rusange bagerageza gusatiriza mu rya Afrika y'Epfo amakipe yo muri Afrika nta bidasanzwe ahubwo usanga Amavubi muri iyi minsi ariyo atameze neza uko urareba barakina bagahererekanya ariko kugerageza gutungurana ngo bakora finishing bashe kubona amanota bigoranye. Uyu munsi rero bagerageze bafatikanye bana nimba na motivation baye motivation ariko byanga bikunze tugomba kubona amanota 3. Motivation ya mbere ku Mavubi ni mwebwe muri kubitegura gute? Twebwe turi tayari kubyo dusabwa abafana baba bagerageje ahubwo ikibazo ese nimba twebwe tuba twabigerageje abandi bo bakora iki kuko ngubu kuva muri 2019 biri hafi na makumyabiri imyaka ingahe irashize nta manota 3 aboneka ukibaza ngo ese niki kizakorwa ese nukuzabyara abahungu ese nugutegurira mu academy nicyo kintu ariko ku bwacu nk'abafana ibyo dusabwa tuba twagerageje tukabikora ikibazo kiba gisigaye kuri ekipe n'umutoza ariko abafana twebwe turari turi tayari. Bagenzi bawe mwavuganye iki? Twavuganye ko tugomba guhurira ku isaha saa 9 kuri stade Huye twese turi benshi mu ibara ryacu rigize idarapo ry'igihugu twebwe turi tayari rwose nta kibazo. Urakoze cyane wowe witwa nde? Nitwa Tuyishime Eric. Tuyishime Eric ko mbona nta courage myuka turayifite uyu munsi turatsinda kimwe ku busa. Kimwe ku busa nka kidefanda amanota 3 ndayashaka uyu munsi. Uri gushingira ku iki kuri buze ko yabona? Impamvu icyo shingiraho mvuga ko amanota 3 ndi buyacyura uyu munsi
umukino w'ejo bundi nari kuri stade twarawurebye ikipe yarancitse kabisa uyu munsi ngomba kubikosora na 3 kirabe cyane noneho niba ari kimwe cyangwa bibiri buri buze kuboneka igitego kimwe nigishaka gishyiramo umudefenseur ariko ndagishyiramo aha urakoze cyane nawe mushyashya mwana bazanye uvuye mu Bufaransa uriya ntabwo nibuka niba ariko uriya agomba kugishyiramo rwose. Aha urakoze cyane we witwa nde? Twasibomana Jerome. Ko numva nta courage ndayifite byatari Amavubi aratsinda South Africa bana turayikubita kimwe ku busa twimanukira ubundi nkawe icyo cyizere ufite uri kugikura he? Icyizere sahabu turamufite aracanje bushara bita ikipe arayishwanyaguza noneho abakinnyi urabasaba iki noneho abafana bagenzi bawe urababwira iki kugira ngo baze gushyigikira ekipe? Abakinnyi icyo mbasaba no gushyira hamwe ntihagire umwiryane uri buzemo ibyabaye Ewana babyirengagije Imana uratwumva Ewana ikipe turayitsinda abafana rero yego ndakumva neza Rubuyanga ndumva abavandimwe twabashimira ndumva rwose babukereye kugira ngo dufatire n'ahandi twumve uburyo nabo biteguye noneho ubundi twumve n'ahandi uburyo biteguye kuza gushyigikira Amavubi murakoze cyane akoresha rero Eric Ndagijimana nabo bavandimwe bari Ihuye ndumva Ihuye mudu ihari mu kanya turakubitirana za save hano twumve mu nkengero za Huye uburyo barimo kwitegura kujya mu mujyi kugira ngo bajye gushyigikira Amavubi ariko se Lorenzo aba internaute sabwo baravuga iki kuri za poro zacu ko mbona abantu batoye ari benshi cyane ndabona hamaze gutora abantu barenga 250 abantu benshi bare kumva hano barisanzuye si igitekerezo no gukandaho gusa barimo barakora ibari ku mutima bwa mbere mu mateka bookmaker nibwo nemeye ko akomeye amanuri ubusesenguzi kuri match y'Amavubi na prediction bookmaker avuze ku Mavubi ayavuze bwa mbere mu mateka turaje turabigaruka reka tubwire ngo cyo bookmaker avuga kuri match y'Amavubi na South ayazi kundusha reka tubanze gusesengura ayazi kundusha bookmaker arabivuga ngo byandi ibitekerezo abantu 45% baratekereza ko Amavubi aza gutsindwa 32% baratekereza ko Amavubi aza gutsinda 23% ko Amavubi aza kunganya gutsindwa 45% niyo domination hari ariko ibindi bitekerezo abanyana benshi banyereza ibitekerezo aba kuri social media na hano kuri YouTube abenshi kuva ku munsi w'ejo barakomeza kwensista bavuga ko umutoza hari umwuka Amavubi ko ashobora kudakinisha Sahabu ngo kubera impamvu yuko yamusimbuje akivumbura mugara sinzi niba mutoza match imwe amaze gutoza Amavubi niba yagiriye yaba yamaze kuzana iyo rigeri so nuvuga ngo reka dusobanure uko iyo scenario yagenze Sahabu yarasimbuwe asimbuzwa Muhire Keve kuri touch line cyangwa se ku murongo aho abakinnyi binjirira u Rwanda rwarugiye haragiye kwinjiramo abakinnyi babiri barimo na Muhire Keve rugiye kumusimbura Sahabu yarasohotse abakinnyi bombi abakora mu ntoki byo kubabwira ati courage nyine ubwo nka geste zo muri mu mupira w'amaguru iyo umuntu mukoze mu ntoki werekanye ko n'ubworoherane regardless no kuba mu mutima wose kubutekereza ibindi ariko hanze iyo wowe mu ikiganza werekana ko ujya gusimbura umwifurije ibyiza ahita anatera intambwe akore mu kiganza cy'umutoza wari uhagaze muri kaka box catch cyangwa se hamwe abatoza bahagarara ibyo ubwabyo ni sembole kwereka ko umukinnyi nubwo muri we yaba atishimye ko asimbuwe ariko yerekanye ko afite iyo geste ahera ku batoza bungirije none agiye kugera rero ahegereye hari umwanya wiwe uko bumva abatoza bungirije team manager n'abakinnyi babegereye abo baramaze gukora mu ntoki icyo yakoze yakubise agacupa k'amazi hasi atanatera umugeri nyine nk'ushaka kugatera no kukadigaje ariko asanga nyine kiduze kagiye iyo ni geste nta muntu n'umwe nibi byaje byano muri byo muri RPS kwizigira avuga ati mugaragu ngwe nuvemo nubwo nawe urumva nananiwe mashaka ngubemo nyine nembere kaze kuza wenda mashaka nk'icyo zo gukora RPS ubwo ni imikino y'abakozi iyo ngiyo none ni na competition izi z'abasaza zo ku cyumweru iyo umuntu atisabiye remplacement ngo ngembemo ukamusimbuza nta muntu n'umwe ujya uvamo mu mutima ntabwo ahita yumva ngo muri we asohotse avuga yishimye reka ruvuga ngo muri ibyo abasaza iyo umuntu ananiwe avuga ati wana yanjye iminota yarangiye mu mvanemo uwo asohoka yishimye ariko iyo umutoza wavuze ngo vamo ngo usimbuze nta muntu n'umwe ugisohoka yishimye cyane ko kuri la match yari yemeje abanyarwanda yafataga baro hejuru yakinaga neza yari yigaruriye mu rukundo rw'abanyarwanda ntabwo agomba kubyishimira Sahabu
ntabwo amaze igihe kiri mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Yarabibonye kuri ku mbuga nkoranyambaga, urabizi ko baba berekana amajezi mu myitozo yabo, yaje afite nimero 8. Yego. Mu myitozo akiza bamuhaye nimero 8. Abantu batangira kugenda bakora utwo tuntu petition tuvuga ngo NH8, dushobora kuba tugiye kwibagirwa NH8 uvuga ngo niyo nzima Haruna 8 kuko ni nayo Haruna niyo nzima. So nuvuga ngo niba umukinnyi w'ukiri mutoya izina Haruna nawe ararizi icyo rivuze muri ekipe y'igihugu, abantu batangiye kuvuga ati tugiye kubona umusimbura wa Haruna niyo nzima. Kuri match waremusingaga twarogezaga ariko twumvaga amajwi y'abanyarwanda icyo yavugaga, Hakim Sawe barimo bamuririmba. Ubwo umukinnyi we umukinnyi we yari amaze kugira ibyiyumvo no kujya mu kirere no kwishima, avuga ati igitego ntikiraboneka, gukora ishoboka kiboneke, ndazukora ishoboka igitego kiboneke. Abona arasimbujwe. Nakubwiye ko step za mbere zo gukora umukinnyi usimbujwe yarazikoze, niyivumburiye kuri mu kibuga atararenga abakinnyi, umukinnyi yo kumusimbura atararenga umutoza ngo yabanje gutuhuza abantu, we baje gukora izo geste. None iyo geste yakoze nyuma rero, ubundi iyo geste ukwita umugera gacupa, ntabwo iyo geste ntabwo cyane yabikoze atara n'umukinnyi gusa ahita ku ruhande, umukinnyi umusimbura ntabukore mu ntoki, umutoza ntabukore mu ntoki. Harimo ibice bibiri. Hakim Sawe ubundi yaje hano buri gihe azana na Jean we, wanakwibaza impamvu yabyo. Ubundi bari baraganiriye hano mu Rwanda. Ubundi ni umunyarwanda yitwa Yasine. Ni ikibazo gishingira ku buryo ngo aba agent bari pro ntabwo bizera ko abakinnyi muri Afurika bafatwa neza, nta nubwo bizera ko abakinnyi muri Afurika badashobora gukoreshwa ibintu nyine by'imigenzo nyine ya gipagani imwe n'imwe ishobora kwica umwana mu mutwe agatanga iby'amaroziyo naho bivuga umupira wacu. Aba muri hafi buri gihe nk'umukinnyi ukiri muto. Uyu mukinnyi ari muri ekipe ya kabiri, ntabwo ari iya mbere. Abantu bajya babivuga ekipe ya kabiri B ya direct ekipe B ya. Uyu ni umukinnyi ufite ibyiringiro yuko azaba umukinnyi ukomeye. Ni standard de Liège. Ni standard. Ikipe ya kabiri yitwa SL16 muri challenge league. Rero abakinnyi izi ekipe nationale nimunabireba nka Emilizere twavugaga ahamagarwa bwa mbere, abakinnyi ba Paris Saint-Germain bamusanze mu cyumba ba Hakim bamba baza kumufelicita cyane. Nicyo cyubahiro umuntu yagira ku buryo n'amaklebe mukinamo ubundi n'umuco ahandi umukinnyi yahamagawe baranabijyanonsa bakanabimenyesha abafana ba ekipe klebe bakanamufelicita. Abakinnyi bacu kanaka bagiye on national duty, bagiye mu kazi k'ibibuga. Iteka ryose San Weekend barage bahamagawe na bayanike barabyanonsa cyane. Ubwo buremere rero abiha akanaza agatanga ibyo navuga ngo ni byose mu kibuga, wenda akabona umutoza aramusimbuje byagomba kumutera frustration. Ariko dore rero lokote positif irimo, niba umutoza muri press conference akubwiye ngo tactically cyangwa se mu mayeri y'umukino hari ibyo atuzuzaga namusabaga, nubwo mu buryo bw'imikinire byari byiza, mujye mumenya umupira ntitukagendere mu kigari. Umupira ntabwo ari ukufunga no kutanga gusa, umupira ntabwo ari igihe muri mucyo bita possession gusa, ntabwo ari mu gihe muwufite. Ongera umupira w'ubu kuko wahindutse siyanse. Ugira no gukina off the ball tutawufite ukinute. Ese ufasha abandi gute kugarira? Warashobora kubona Hakim Sawe imipira 10 yose yafasha yarayikinnye neza, ni byiza. Ariko wenda se yafashe mu kwa kingahe, ibyo ugasanga ni ikibazo. Wenda ugasanga denda twagize nuko swata atabuja uko bikwiye, atageraga wenda kuri adversaire uko bikwiye, wenda akabatereka cyangwa umuntu ufite imbaraga physically kumurusha ari we umutoza yaravuze ati se none uwamusimbuye nyine we iyo angu ubwo burakari nibwo butuma no muri taktika afitingamo akamwiza kurushaho. Turaje mu kanya twabamaze. Amavuta yo kwisiga y'abana yizewe Mobit Baby Jelly yagarutse. Ubu noneho yagarutse mu icupa ryiza cyane. Mobit Baby Jelly irinda uruhu rw'umwana wawe 100%. Uruhu rwe rurorohera, rukarambuka, rugasa neza ibihe byose rutekanye. Gura Mobit Baby Jelly yawe n'iy'umuryango. Ni iby'agaciro kugira ipaki yuzuye ibikoresho bya Mobit, harimo pudiri yayo n'amavuta y'amazi, kuko ari cyo gisobanuro nyacyo cyo kurinda uruhu rw'umwana. Iraboneka mu iduka cyangwa se supermarket bikwegereye. Mobit, all day confidence. E-Cash ikuzaniye uburyo buhendutse bwo koherezanya amafaranga mu gihe kitarenze amasegonda hagati ya MTN Momo, Airtel Money, amabanki n'ibindi bigo by'imari nka Ecobank,
zigama CSS, I&M Bank, AB Bank, Bank of Africa, Cooperative na Access Bank. Aya mahirwe ntagucike. Kwiyandikisha muri iyi cash, koresha kode y'ikigo cy'imari ubitsamo, application cyangwa internet banking kuri MTN na Airtel. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego. Ku bindi bisobanuro gana ikigo ubitsamo cyangwa uhamagare R-Switch kuri 0788 387 632. E-cash irihuta, ihenze kandi ni iya buri wese. Ubu butumwa bubugejejweho na R-Switch ifatanyije na Access to Finance Rwanda. dushimira cyane abantu bari kuri YouTube rwose yacu ya Radio Rwanda, ubona yuko rwose nabo baba barimo gukora icyo nkunda no kuri YouTube nabo baba bari mu gusesengura cyane bagenda gukubita gusesengura. uyu nguyu yitwa Prince tuyishima tiriga narasesengura agasesengura n'amavubi koko wamuretse akayasesengura siko kazi. none se ahubwo rwose udasesengura amavubi wavuga iki? waba uri umunyarwanda ukorera Radio Rwanda ugomba gusesengura iyo amavubi. message nindeba nibereye kuri witwa Recho. Recho ari kuri YouTube. Iradukunda Recho. Ariko YouTube ati rigani ndamukunda icyamu. Ariko YouTube ariko ashaka ko amaze iki se tukiganira mutima zaza. Recho urakoze. Ubwo twarimo tuva kuri icyo kintu cya Hakim Sahabu, uretse ko n'icyo kintu cyo kwita agacupa biba bikwereka iryo cyane umuntu wari ushaka kuba mu kibuga. Umutoza we yarafite ibibye mu buryo yateguraga cyangwa se yashakaga nkuko wari ubigarukaho. Hakim Sahabu dufite umupira yari mwiza, ako udafite umupira Hakim Sahabu yari kwizere ko umutoza atari bugenderaho ngo amwicaze na ro werarwa umutoza we afite, kuko umukino wa Zimbabwe si umwe n'uwa Afurika y'Epfo, biba bitandukanye. Game approach ntabwo zigomba kuba ngo copy paste, ngo uko wakinnye kuri Zimbabwe ngo ugomba gukora copy paste ukanabizana no kuri Afurika y'Epfo. Abakinnyi bashobora guhinduka gukora bisko umutoza nawe nibwo bwa mbere yarabonye abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda no match ya mbere yarakinnye. Ashobora kuba nyuma y'ira match yarakoze assessment ye no mu myitozo ibyo yahinduye bijyanye nuko approach ashaka gukoresha kuri ku ikipe ya Afurika y'Epfo. Hari umukinnyi umwe ushobora kuza gusigara mu bari babanjemo undi akaza kwinjiramo bijyanye nuko umutoza ari gushaka. Hanyuma turimo turavuga ko ikipe y'u Rwanda iramutsinze Afurika y'Epfo yafata umwanya wa mbere, ariko na Afurika y'Epfo ishobora kwiyongera ko yatsinze umukino wa mbere already. Ishobora kwiyongera kuri Algeria, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Afurika y'Epfo. Birumvikana yigahita yongera mu makipe make yamaze gutsinda imikino 2-2. Ntabwo amakipe menshi burya yabikoze na Algeria, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale ndetse nyine na Afurika y'Epfo yabikora uyu munsi. Ese yabikora no kutegeza tukareba uko biza kugenda. tujye kuri urabona Amavubi akwiriye gukina gute uburyo ashobora kuza gukina kuri Afurika y'Epfo 11 beza mubona baba bebe ntera ngo n'aba 11 akenshi hari ibyo mba ntekereza byakabaye, ariko hari n'ibyo umutoza nyine ubona agomba gukora uko byenda kugeranya no kwamubonye. Twebwerega ntabwo turi mu mutima w'umutoza ntabwo twakoranye nayo imyitozo. Njye nkurikije imikino iheruka ya Manzi Thierry ntekereza ko nakora mu mpinduka muri axe central. Impinduka nakora ni izihe? Nafata peut-être Mitima Isaac nkamwongera kuri Mutsinzaje, ko Mutsinzaje twabonye ko ni impeccable, ariko Manzi aracyakora amakosa menshi kandi amakosa retard ni amakosa nyine utitonze aguteza danger agutsindisha igitego. Sinzi impamvu atagira concentration mu kino, sinzi impamvu akenshi yakoze ikosa ubona ari ikosa rishobora kwicisha atakaza concentration mu kino vuba. Ubona ari umuntu ufite ibintu akora, ubona ari ibintu ni ibintu byo kuko by'igihuha ntabeka ibintu kinona ntabwo ari ibintu muri ijambo rimwe. Manzi babita abakinnyi mu mupira w'umunyamujyi babakaushi n'abakinnyi b'abanyabwenge, ariko ntabwo afite tala ubwenge ariko bwo kugaragaza ko akina, kwereka abantu ko akina. Impamvu utagize umuntu nk'uri ufite leadership, kuko umuntu yitwa Ange arishani. Ange nta kumenya kuzunguza amaboko gutya kugaragaza ko urukuyobora gukora amakosa, ariko bora kugeraho ugapfuka bakawukora. Umuntu akabaye akina muri iriya poste wundi ni Rwatubyaye. Twemeranye ikintu kimwe, yego muri Rayon nemera ko yashoje ameze neza, ariko Rwatubyaye afite ikibazo cyo kutihuta, ntabwo yihuta cyane nka Manzi. Uko twabigenza kose
njye nemeranya n'iriya partnership kuko iya Ange na Mitima yagashobotse mu gihe Ange yaba umulideri wa defense all Ange is not a leader ngo Ange Manzera mukangaga bakiri no muri APR no muri Rayon umwana Ange ategereza ku kibuga Ange arategereza kumubwira icyo nkora urumva mu kibuga Manzi rero wabahagaze bamwita gasaza niwo babwira bamangwende bose ikibazo none urambwira ngo Bamborenga niwo butuka umuzamu iyo haje baro Manzi niwo batuka niwe yabakoze ushobora kurinda izamu kandi uko nabaye no gutanga imipira miremire ngo Ange Peti ngo kutajya mu Peti no Peti ngo baro yamugeraho akaryama ikibazo urayobora mu magambo agasaza urayobora n'ibikorwa ariko baro yakugeraho kigomba gukora kizima rero Lorenzo icyo nenge kuvuga kuri Mitima waruvuze riganya avuga kuri leadership ariko n'uburyo bw'imikinire game style uwitwa Mutsinzi Ange ni umuswipa uwitwa Mitima Isaac ni umuswipa nuvuga ngo n'abakinnyi bakina abataka umubiri ku muntu agenda ku muntu uvuga ngo ni umukinnyi ukina umwataka ni umukinnyi ushaka umukinnyi ufite umupira cyangwa se ubuza n'umwataka kuza gukina umubiri kundi akaza kumwumva so nuvuga ngo rero ujya kubikina gutyo waba ushyizemo abaswipa babiri ushyize abaswipa babiri muri axe it means ko wowe waza gukina ikipe yawe idasatirwa iyi satirwa nuvuga ngo Mitima akina agenda akurikira umwataka naho baro iri Umutsinzi Ange nawe akina agenda waza kwisanga buri gihe hagati uhasanga icyugo nubwo kuri match ya Zimbabwe guhagarara kwabo nabi byabaye inshuro ebyiri ariko igitego umuzamu akaza ko intervene n'ahandi Mutsinzi Ange akaza ko intervene ariko nibura hakenewe umuntu ufite leadership ahubwo tukaba tuvuga ngo katujye ku bandi mugari witwa no na defense Samu ni fiacre na kabiri ni Omborenga gatatu ni Mangwende namuhindura ariko Mangwende ni igitero ka equipe y'igihugu akina nabi Mangwende genda muhindura genda zana Claude niba ari yarabivuze yaravuze ngo mwabonye ko abakinnyi barako basimbe bakinye neza cyane sinuriya mukino Mangwende cyane n'uyu musore wa Rayon Sport yarabashimye cyane Mangwende imikino y'abakinnyi equipe nationale yakinye nabi cyane sinzi ikibazo afite muri equipe nationale nureke bakina neza ariko muri nationale ntabwo ameze neza cyangwa bakora aba bakode Mangwende namuhindura man ubu ugiye gukina match ufite prostal wibuke ko kuwari y'iburyo yabo iriho mudawu ikabona prostal urumva pasa akinisha imoso urumva ko akina ku ruhande aha rero umwereke maze ugarataka ne umva cyagendera kuri seniority ntigendera kuri seniority Mangwende atakaza imipira buri gihe umva rero mwereke Lorenzo ku bakinnyi bahari ubu ngubu uwitwa Claude si mwiza defender Claude ni mwiza uburyo we offensive ikipe isatira kandi kuri bafana ntabwo ikipe y'igihugu Amavubi iza gukina iyoboye umukino Afrika igendera ku mukino wacu ahubwo twe turaza ikibazo mfite rero Mangwende uvuga ngo ni mwiza mu kudefanda wigendera ku bitekerezo rusange nuko wegeze uyu munsi ni mwiza mu kudefanda neza muri equipe y'u Rwanda reka kuri match ya Zimbabwe defanda neza uyu munsi cy'umunaniro no kuba atakoranye imyitozo nabo bakina nakubwira match ngezeruka z'Amavubi zose ntabwo ari hejuru na none rero ikintu cyari rero mureke tubisoze gutya umwihariko abandi bakinnyi tubitore njye nakinisha Mangwende nawe nakinisha Mangwende Ruvuyanga fata decision namukuramo rwose Mangwende njye nakinisha Mangwende Lorenzo uko yaba mubi kose Lorenzo nihanga gatandatu twagiye uko yaba mubi kose Mangwende Lorenzo yaza kudutungura mutoza akabanza mu hagati rero gatandatu hagati turaza gukina n'ikipe ya Afrika y'Epfo ikoresha 4-2-3-1 nuvuga ngo hagati turaza gukiniramo abakinnyi benshi cyane tukagira icyitwa twagiye Casemiro akwiye kukigarukamo hano nashyiramo Kama ntabwo yajyamo
kamba na roho ubwo tuvuga ni sefu na jihad sefu yagiye masimbuye ubona ko azanyemo stabilité nibura n'umuntu utaga umupira abona ko umupira ugenda ni sefu na jihad. Casemiro ni umukinnyi ukina gatandatu ariko ushaka gukina baro. Reka bisobanure ngiye mu buryo bumwe buri technique iminota yose amuhaye muri national ni ijambo rimwe rya decida ukina kurusha undi. Niba Afrika y'Epfo ikina icyo bita jet direct iranse imipira iyikura hagati direct yijugunya muri attack ikina imipira miremire donc biriya abadage bakina atari ukubaka imipira myinshi ibaye ari ukikina nakinisha Casemiro kuko ni muremure ibaye ikina imipira yo hasi isaba engagement y'abantu bari kipera baka imipira hasi nakinisha sefu. Uwo rero mu yandi magambo sefu ni mwiza cyane muri engagement ashaka baro ariko umubiri we hari ahantu ugira intege nke iyi kipe ifite abakinnyi benshi donc biyaminiye ku mipira mu kirere duel hari ikipe y'abakinnyi imikino yayo mu kirere urugero hari ikipe zikina imikino zikina imipira miremire amatransversale menshi amakrosses menshi imipira yabo myinshi ica mu kirere badafite umwanya wo guposesinga abo bantu kugira ngo ukupe iyo connection cyane uje kurwana n'amaduel ayenye yo mu kirere Casemiro yaba mwiza kurusha ariko Afrika y'Epfo ni possessing nivuga ngo kubera ku mukino wa Benin kuko Bruce akina umukino wo gukina uko ruvuga ngo unarebye n'umukino wa Mamelodi Sundowns ubwo twagiye mu style mugarago dusigaye kugira ngo tupange sefu na jihad niba ari usore seremo dore kuri sefu sefu na jihad na Kevin 10 rya sahabu ibyo ni 10 rya sahabu Kevin ubundi akaza amasimbo ibyo bivuga ngo tactically akubere mubi mu rutaro rwatu ushaka ibindi bisubizo ariko akimusahaba turimo turareba Haruna w'ejo hazaza hanyuma impande twihute nazigaruka ko sinagaruramo barafinda Jiberi ubundi nkiriya ramparasoma ya sahabu wewe washyiramo nkiriya ramparasoma ya sahabu washyiramo nde ubyine kwa Jiberi washyiramo twabirukanye barabirukanye barafinda na ragi impamvu barafinda ari umukino ugomba kubanzamo niyo mukino nyine tugira explosivité niyo mushobora gufata yagize ku mukino impande ntiyabigize ariko yatakaje baro nyinshi explosivité yagize yakinnye nayo maceruka impande barafinda na ragi ntabwo nabahindura kuri atake niyo bazigarukamo none se babigenza ku gisadidiye baramusezereye uyu musore wa Kiyovu Sport Latia Perse Mugunga baramwirukana ndumva mwashyizemo ikipe yakinnye na Zimbabwe ko mwakuyemo Mugisha Bonheur ariko ubundi ikipe niyo ngiyo abatoza bakoze ku buryo abakinnyi badakeneye barabasezereye baragiye najya muri gani muri minota 3 tuyiganiraho kuri Bookmaker nawe utaza kumureza ingoyi twihute cyane Lorenzo umko Bookmaker detail yatanze yavuze ati Torsten Staplerman tangira be here ati Torsten Staplerman had shared points in territory advantage. Umutoza ikipe y'Igihugu Amavubi yanganyije yasanganyije amanota n'ikipe yamusuye ari mu rugo. Aravuga it is now 6 games without a victory for the Amavubi. Imikino 6 yose u Rwanda rudatsinda ku Mavubi. Imikino 6 dukomeka n'imenye mana we. Kuva umwaka watangiye. Yego. Aravuga ngo having failed to win a home game in over 18 months, kunanirwa gutsinda umukino mu rugo mu mezi 18 yose. Tuesday's host will be keen to get back to the winning ways. Ekipe izakina kwa kabiri aravuga Amavubi izabishaka intsinzi ibagarura mu in front of their fans imbere y'abafana and kickstart their World Cup campaign. Ubundi rero batangire ibyanya byo qualification z'igikombe cy'isi. Umukobwa kuri South Africa rero nayo kwihuta ati South Africa just did enough to see off the threat of Benin and Moses at Moses Madiba Stadium in Durban. Yego Idioba bashoboye mu by'ukuri kwikura imbere y'ikipe y'Igihugu ya Benin babona amanota 3. Hugo Brosman, Kulisom down and Pastau scoring at that game. Abasore nyine ba Hugo Bros ari bo Mdao ndetse na Perisita batsinze muri uwo mukino. Wumve lying in store next is the challenge of an opposing outfit currently 6 places below. Agiye gukina n'ikipe arusha imyanya nibura 26 ku rutonde rwa FIFA. Baba we aravuze ngo South Africa are unbeaten in 6 games
Afrika y'Epfo ntiyatsinzwe mu mikino 6 iheruka. keeping 3 clean sheets. Muri iyo mikino batatsinzwe 3 muri yo ntibigeze banatsindwa igitego. I'm backing them Bari inyuma rwose to win baraza gutsinda 2 goals ibitego 2 for South Africa bya Afrika y'Epfo and nyine 1 kuri kimwe for Amavubi. cy'Amavubi y'u Rwanda. Ibyo bivuzwe n'umuzungu uba mu Bwongereza London, akaba ari umunyabosniya sinjye ubivuze. Yamenye ko u Rwanda rumaze amezi 18 rudatsinda umukino wo mu rugo. Bon, nuko turimo gusoza urubuga rw'imikino barabimenye. nawe hinduka bukomeka muri aya masegonda ndashaka kugira ngo buri wese ahangaha. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda iratsinda igitego kimwe ku busa. Kimwe kwa so be optimistic like South Africa u Rwanda, South Africa ibashyiramo mu Mamelodi Sundowns. Iyi match turayikoramo 1-1. Doro kwinjizanya nanjye niyo kintu kwinjizanyije ariko mbona turayitsinda kimwe ku busa. Genda Abantu muzaka katene dutsinda. ko numva ndimo kumwe na bukomeka bibiri kuri kimwe. Paradutsinda birashoboka. God may God forbid. Umunsi mwiza rero kuri mwese, reka twerekeze i Huye. Abanyahuye turaje dushyigikira Amavubi twese kuri Radio Rwanda, kuri televiziyo Rwanda. match zirahari, ntimuzi kugira icyo umunsi mwiza. Let's go.